Duherukana ubwo Tony yatse telefone TETA maze ahita yijugunya hasi ahita yikandagira n'umujinya mwinshi. TETA ubwo ahita yikangamo maze ati Tony ubwo amurebana umujinya mwinshi cyane. Maze TETA ati nese kumeneye telefone ubaye iki ko mbona uhise uhinduka? Tony abaza TETA ati niki se ubwo cyo kwishimira? Niki gishimishije ugiye kubwira GAEL? TETA ati nyine ngiye kumubwira yuko ntwite, si inkuru nziza se? Tony aramusubiza ati nese kutwite ngenda twite. Nyagasani ubwo TETA ati nese hari ikibazo kirimo? Nawe rega uzatwita. TETA ugafata telefone bari bakandagiriye hasi maze ati uzi kwimennye we bya nyabyo? Ese mu by'ukuri ko kurakajwe no kuba nwite wowe udatwite cyangwa ni ikindi? Tony ati ari wese ubwo wamera gute? Ngiye nawe ntabwo twakoreye ubukwe icyarimwe se umunsi umwe? Ni gute utwita ngiye nkaba ntatwite? Ngiye hose ubwo nishime nkaho hari icyo nagezeho? Ugiye kubwira umugabo wawe yuko utwite maze nawe ahita abibwira Vicky, nuko yibaza impamvu ngiye natwite. Ubwo se urumva ari iki gishimishije aho ngaho koko? TETA ati Tony kuba twarakoreye ubukwe icyarimwe ntibisobanuye ko dutwitira rimwe, kuko ufite umugabo wawe nkagira uwanjye. Rero kuba utaratwita nta kibazo kirimo, kuko na nyuma y'imyaka 30 umuntu arabyara. Rero rwose ntabwo numva impamvu warakara bigeze hano. Tony ati umva nkubwire TETA, ntabwo wemerewe kuvuga yuko utwite mu gihe nanjye ntaratwita. TETA ati ngo iki? Mbere kubwira umugabo wanjye se ko ntwite ngo ntegereje wowe? Iby'urugo rwawe ntibindeba, nawe iby'urugo rwanjye ntabwo bikureba. Umeneye telefone ndatuza ariko utangiye no kurengera. Tony ati ndarengereye se ndengereye gute? Kuba nkusabye kutavuga yuko utwite ngiye naratwita hari ikibazo kibirimo. Ariko ubundi ni ryari uzanyumva ubundi TETA? Buri gihe kuki uburwanya ibyo nshaka? Nabasabye kutazabwiza abana bacu kuri ko ibyo nakoze ubu wa mbere mu kubirwanya. None n'ubu ngubu ntabwo ushaka kunyumva? Kuki wigira nkaho ari kubundi kuba mari nta kintu bikumariye? Genda utwa n'uwapfuye. Ibyo ngibyo niwe ubyivugiye kandi rwose ikibitera byose ni ukureba ibyo ushaka nturebe ibyo abandi bantu bashaka. Tony ati n'ubundi rega kuva kera rwose ntabwo wankundaga. Ndabyibuka neza mama akiriho, igihe najyaga kuza mu mujyi wari urimo kumushuka ngo yange yuko ngenda. Amaze gupfa ubika inzika wanga kumbabarira, ahubwo ushaka kunandukanya na Vicky. Ngira amahirwe Imana iramfasha turasubirana. Niko TETA nakoze impanuka urishimugira ngo ndapfuye, usanga hapfuye Liza wenyine, maze uragenda urababara. Ubonye ngiye kugendera mu kagare biragushimisha. Ejo buno umugabo wanjye yaramvuje ndakira birakubabaza. None ubonye utwite sinatwita, ushaka kubivuga kugira ngo uniranye n'umugabo wanjye maze avuga yuko nabyaranye. Nyagasani TETA ati Tony njye nari nzi yuko rwose wahindutse. Natekereje ko byibuza nyine ibyabaye byose byatumye ubona isomo, ariko uracyari wa wundi. Urabona kuko ngenda umuntu wo kubabazwa nuko wavujwe ugakira ukareka kugendera mu kagare. Nshaka kuvuga yuko nwite kugira ngo umugabo wawe arakare. Menya ari ukwiriye gupfa kuko rwose baravuga ngo ingeso ipfa ari uko nyirayo yapfuye. Reka nze ngende muhamagare, ninshaka ndamubwira yuko nwite n'imanga ubundi nubabara wiyahuri. Nyagasani TETA ahita agenda. Ubwo Tony nta kindi kintu yakoze, yakubise agatoki ku kandi maze arabara cyane ahita agenda. Nta kintu kibabaza mu buzima kanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Amasaha yaciyeho tugaruka ku mugoroba Tony aryamye mu cyumba nuko Vicky abarinjiye. Vicky ati sheri kutarimo kuza se nguteke? Tony ati nteke se nteke ibiki? Ntekere nde? Vicky ati uteke ibya nijoro nyine, none se ntabwo turara turiye? Ubwo Tony ati genda unywe icyayi ubundi uze uryame, nubishobora witekere rwose ngewe ntabyo nshaka, cyangwa se byose nibyanga ushaka resitora ubitumizaho. Nyagasani Vicky ati ngo iki? Genda are ntariye cyangwa ngo nitekere? Niko nta soni ngo njye gutumiza ibiryo kandi uhari? Nta mugore se ngiye ngira? Tony ati ndi umugore sindi umukozi ariko. Nyagasani Vicky ati hari kibazo biragwira koko? Niko Tony ninjye urimo gusubiza gutyo? Tony ati nese hari undi uhetse ni wenyine? Ubwo Vicky ati imboga zibona abana koko? Niko ese kutangiye kare mada? Sinshaka gushwana nawe kubera yuko haracyari kare pe. Byuka ujya guteka kandi rwose nutuma nsubiramo ndagukura hano imbaraga. Tony ati ese ubundi ntabwo wumva ikinyarwanda? Nakubwiye ngo ntago nteka
kandi nyine mbabarira ureke rwose kumbwira amagambo menshi utandwaza umutwe. Nyagasani Vika ati ninjye washatse abandi barabeshya burya koko. Tony ati urarambiwe se? Niba urambiwe fata ibyawe ugende ujye gushaka undi mugore uzanakubyarira. Vika aramubwira ati winyumva nabi rwose mugore mwiza we, ibyo gushaka undi mugore se kandi ibyo bizanye gute? Cyangwa wowe ntabwo uzabyara? Ese ubundi amagambo Mamariza yavuze niyo yakubabaje kugeza n'ubwo umvugisha uko wishakiye? Tony ati erega amagambo arababaza, hashira akanya umuntu akayibagirwa, ariko hari ikintu umuntu aba atakura mu bitekerezo byiwe. Njyewe nawe hari ikibazo dufitanye? Vika ati wapi ntacyo. Tony ati none se kuki Teta twite njye nkaba natwite? Nyagasani Vika ati Teta Sara twite? Ubizi gute niba twite? Tony ati nyine nagiye kumureba turipima kugira ngo turebe nyine niba hari uwaba twite, maze asanga aratwite njye sinwite. Ko twakoreye ubukwe icyarimwe tukaba kandi turi bazima, ni kuki njye natwite? Vika ati ubwo si cyo ni ikibazo? Murinda mutwitira rimwe se muri bamwe? Muri abantu erega babiri batandukanye kandi mufite abagabo batandukanye, rero ntabwo mwatwitira rimwe. Ikindi kandi nyine buri wese agira igihe cye, ntabwo Imana iguha ibyo ushaka, ahubwo Imana iguha ibigukwiriye. Mbere yo kuvuga ngo baratwite we ntabwo utwite, banza ushimire Imana byibura ko ufite urugo, cyane yuko hari abakobwa rwose benshi babibuze. Barahari abakobwa benshi babuze abagabo rwose, kandi ba bakobwa bitonda cyane, kandi wowe umuntu arebye rwose ibyo yakoze yabona yuko nta kiza na kimwe rwose ukwiye, ahubwo wari ukwiye kuba uri aho rwose rizari. Rero wa mugore mbere yuko utera induru ngo umwana, banza ushime Imana yaguhaye umugabo kandi rwose ugukunda. Tony ati ibyo mbwira nta kintu byamfasha, nanjye ngomba gutwita kuko na Teta aratwite. Ikindi kandi njye na Teta tumeze kimwe kuko turi imanga, ahubwo ejo tuzajye kwa muganga babanze barebe niba nta kibazo twese dufite. Vika ati ngo iki? Njyewe njye kwa muganga mvuge yuko nabyara nyuma y'amezi 3 gusa nkoze ubukwe? Uko si uguhinda gusa ye, tegereza igihe n'ikigero uzatwita. Tony ati kuba Teta twite njye natwite bisobanuye ko dufite ikibazo, rero reka ejo tuzajye kwa muganga batubwire nyine aho biri gupfira. Vika tuzagende wenyine rwose njye nta kibazo mfite. Tony ati noneho ni njye ufite ikibazo? Vika ati ibyo ngibyo ntabyo mvuze, ariko sinajya kwa muganga rwose nta gihe gishize tubanye, keretse byibuze hashize nk'umwaka nibwo twajyayo, ariko nyine igihe kiracyahari, nuko nyine bitari byakunda. Tony ati njyewe ejo nzigira kwa muganga. Ubwo Vika aramubwira tuzagende birakureba, ariko ibyo nakubwiye rwose nari nkomeje, nkeneye kukubona wabyutse ukaza ugateka. Tony ati itekera ibyo urya rwose ntaribi. Vika ati naragushatse se ngo njye nitekera? Vika aramusubiza ati ariko uzi yuko hari umuntu wambwiye ngo iyo utarakubita umugore yitwara uko yishakiye, ubona ngutetesha nkwinginga ukagira ngo sinaguceka. Ntuzatume nkwereka uruhande rwanjye rubi rwese wa mukobwa we, kubera yuko wakicuza impamvu rwose wabanye nanjye. Sinifuza kuzakubona nagukubisa, ariko nawe ugomba kubigiramo rwose uruhare, kuko nuntera umujinya nzakudihada. Sinongere kuvuga kandi ngo haye iminota 10 yonyine yo kuba usoje guteka. Vika ahita agenda. Ubwo Tony yasigaye yitonganya ati umugabo gusa utumva, uba ushaka kumvunisha ngo ndamutekera nkaho we nta maboko agira. Ntashaka kuza ngo tujye kwa muganga, ahubwo indirya niyashyize imbere gusa. Reka nze mbiteke uko mbonye, natabirya byihorere po. Nyagasani. Ubwo haciyeho iminsi twagarutse kuri Teta na GAEL na Charles bari mu rugo kwa Vika bicaye ku irembo barimo baganira banywamo n'akantu. Charles ati rwose ndumva nishimye ku bwanyu. Hanyuma rero GAEL ni ugutangira ukajya wita kuri Teta kugira ngo nyine akomeze kumera neza n'umwana atwite. GAEL ati izo ngizo ni inshingano zanjye rwose, ngiye kujya no kumushakira umukozi kugira ngo atazajya avunika. Charles ati oya nibyo rwose, ndumva ngiye kubaho nk'umwami kazerega. Charles ati urabikwiye rwose mwana wanjye. Ubwo Vika ati nizere ko mwagiye kwa muganga, kuko ngo umuntu akimenya yuko atwite aba agomba guhita ajya kwa muganga. Charles ati yego rwose nibyo GAEL, ubikurikiranire hafi muzajye kwa muganga. GAEL ati yego ejo tuzajyayo. Ubwo ako kanya tunahita yinjira mu gipangu. Vika ati wow umwiza wanjye akabaraje. GAEL ati avuye hehe se? Vika ati simbizi,
nabonye abyuka agenda ntiyambwira, nirirwa negereje none nyine araje. Charles ati ndumva urugo rwanyu namwe ariko rutangaje. Tony ubwo araza akicara maze ati ndabona mwadusuye, nizere ko Vicky yabitayeho. Teta ati yego, ariko nyine twashakaga yuko ari wowe utwitaho kuko si inshingano z'umugabo ahubwo nizawe nk'umugore. Tony ati ubwo uraje, ushaka se kunyigisha uko mbana n'umugabo wanjye? Teta ati oya nakwibutsaga. Tony ubwo aramubaza ati ariko se ubundi Teta, kuki ufite ikibazo n'umugabo wanjye nta kibazo afite? Vicky ati ikibazo rega ndagifite Tona, nshaka nyine kumenya aho uvuye kuko wagiye utambwiye, nanaguhamagaye wanga kwitaba. Tony ati nagiye kwa muganga ngo barebe ikibazo naba mfite nyine gituma ntabyara. Vicky ati nese bakubwiye ko ufite ikihe kibazo? Tony ati bambwiye ngo tuzajyane hashize nk'umwaka. Vicky ati sibyo se nakubwiraga? Tony aramusubiza ati ariko nyine navuganye n'undi muganga arambwira ngo nitubona umwanya tuzagere nyine arebe ikibazo twaba dufite, rero ejo tuzagenda. Ubwo Vicky ati reka rwose njye naho nzajya. Tony ati ariko se Vicky wajya ugabanya ubwo bugoryi koko? Nyagasani Charles ati Tona jya uvuga nk'uvugisha umugabo wawe ariko. Ubwo Tony abwira papa wati ariko se wowe unyigisha uko mvugana n'umugabo wanjye papa, ubundi kuki mushaka kwivanga mu byacu? Murambwira uko nitwara, nemeye kubaka urugo nazi uko bigenda. Vicky ati bisa naho ari kutabizi. Tony aramubaza ati sinshaka guterana amagambo nawe ariko ejo uzaza tugende tujye guhura n'uwo muganga. Vicky ati reka rwose njye naho nzajya pe. GAEL ati ese ubundi mufite ikihe kibazo? Ni ibihe bibazo mu by'ukuri mufite ku buryo mushaka guhura n'umuganga koko? Vicky ati yewe kuba Teta twite byateje ikibazo, kuva Tony yabimenya nta kima amahoro, ngo abashaka yuko tujya guhura n'abaganga yishyizemo yuko byanga bikunda dufite ikibazo kandi rwose nta na kimwe dufite. Tony ati ikibazo turagifite di, ni gute se umuntu twakoreye ubukwe rimwe atwite ngiye nkaba natwite, murumva atari ikibazo gikomeye? Charles ati ibyo ngibyo ariko si ikibazo Tona. Tony ati nari mbizi ko mugiye gushyigikira Vicky di. Ubwo Charles ati ntago ari ukumushyigikira ariko nagiye rwose cyari cyashira ku buryo bavuga ngo mufite ikibazo. GAEL ati ikindi kandi gukorera ubukwe rimwe n'umuntu ntabwo bisobanuye ko muzatwitira rimwe. We tegereza wikihutisha ibintu ngo nyine ushake kubizanamo ibibazo kuko nta kibazo rwose mufite, ahubwo ni igihe kitaragera. Ubwo Tony ati GAEL nari mbizi ko n'ubundi nta kindi wavuga, urabuzwa nande se ko umugore wawe atwite? Nyagasani ubwo Tony ahita yimyoza cyane kwa kundi kw'abakobwa maze ahita yinjira mu nzu. Ubwo Vicky ahita ababwira ati namwe rwose mujye mundebera umugore mfite, ubu ngubu ntago arongera kumvugisha neza, birarangiye, ngiye kujya mvuga nawe avuge, nuko nyine tubanye. Charles ati nagusuzugura uzamukubite di, nta soni. GAEL ati akubita umugore se? Teta ati nese ngusuzuguye ntago wankubitaga ye? GAEL ati reka sinagukubita. Charles ati ubundi umugore rwose iyo umuhaye urushyi rumwe ibindi birikora, ahita ashyira ubwenge ku gihe. Vicky ati aha kwihangana ngenda bishoboye pe, mbonye ananiye aho kugira ngo mukubite ngiye namuta nkigendera. Charles ati mujye mugerageza nyine mwubahane kugira ngo nyine mubashe kubana neza, naho ubundi rwose umwe navuga undi akavuga nta kintu muzageraho. Ngareka twigendere rero usigare ukemura nyine ibibazo by'urugo rwawe. Vicky ati aha nta kibazo nta kundi. Ubwo abandi bahise bagenda. Ubwo iminsi yakomeje kugenda icaho, Teta inda ye rwose igenda ikura, naho kandi tunabyaranze neza rwose nta gihinduka, ari nako kandi akomeza guhatiriza Vicky ngo bajye kwa muganga ariko nawe akanga. Ubwo kandi inda ya Teta imaze kugera amezi 7, umunsi umwe Charles yari ari we mu rugo ariko irembo arimo atembera, nuko Tona abaraje amusanga iwe, nuko Tona ati papa nje kugusura. Charles ati ninde se kandi ubikwibukije none hora? Teta ni unsura keshi akanamamagara ariko wowe wagira ngo nta nubwo ubunyibuka. Tona ati ushaka wamamagara ahubwo nyine nuko nawe utabunyibuka kubera nyine uko Teta kundusha. Charles ati maze unyumvire nk'ibyo ngibyo bikuye he? Tona ati niyo naba ndi igipfa amatwi simenye ibyo tuvugaho byose, nta nubwo naba ndi impumyi ku buryo ntabona uko dufata. Igihe cyose Teta ahora imbere yawe, noneho aho yatwitiye wagira ngo niwe mfura rwose akaba nawe ucura. Charles ati mba nkubwire rero,
niba uzanywa ahangaha n'amatiku mvira mu rugo ujye mu rugo rwawe. Tony ati aha kaniturize. Charles ati amakuru ya Vicky se ko namuherutse. Tony atameze neza nyine no gufunga umutwe kwe. Ubu ngubu iyo yemera kujya kwa muganga simba nwite koko. Hashize igihe kingana gute tubana kweri? Amezi 10 agiye kuzura. Teta amaze kugira inda y'amezi 7. Ariko ngiye ndanga ndasamye wagira ngo rwose ndi umugore utagira umugabo. Gusa ariko nanjye namufatiye imyanzuro ikakaye. Nyagasani Charles ati imyanzuro bwoko kisobwo. Tony ati ese we ntabwo ujya wibaza impamvu nyine tumavika atemera yuko tujya guhura n'abaganga. Charles ati impamvu se ni iyihe nyine? Nuko abizi ko nta kibazo mufite. Ahubwo nyine ategereje igihe Imana izabishakira. Tony ati uzi ko nta makuru ufite? Nyine Vika ashobora kubaza yuko ari ufite ikibazo. Niyo mpamvu agira ubwoba bwo kuza ngo tujye kwa muganga. Charles ati buriya se? Njye siko mbikeka. Tony ati none urumva si impamvu yaba ari iyihe? Charles ati Tona, jya utwara gake y'umugabo wawe rwose ntukamushyiraho igitutu. Tony ati sinzongera. Yaba afite ikibazo cyangwa se atagifite njye ntabwo bindeba. Sinzongera no kumwinginga kuko igisubizo narakibonye. Charles ati igisubizo se kandi ni ikihe wabonye? Tony ati nzashaka undi mugabo tubyarane. Nyagasani Charles ati ngo iki? Urimo kugira ngo unyumve ariko. Tony ati kubera iki se? Urumva ngiye ndimo gukina mu gihe se umugabo twashakanye nta kintu amaze adashaka no kunyumva? Urumva nafite uburenganzira bwo gushaka undi mugabo nkorera ibyo nshaka? Sinzata urugo rwanjye yewe nta nubwo Vika azamenya ibyabaye, ariko nyine ngomba gushaka uko mbyara byanga bikunda. Nyagasani Charles ati bivuze ngo nyine ugiye gushaka umugabo mubyarana ariko Vika azabaza ngo umwana nuwe? Tony ati wabimenye rwose papa. Charles ati ariko se Tona, ubona uri umugore mwiza? Tony ati nabase umugore mwiza gute nafite umugabo mwiza? Ubwo Charles ati nyine bitewe n'ukuntu Vika gukunda sinarinzi yuko watekereza kuba wamuca inyuma. Tony ati Vika aramutse ankunda yakemera akaza tukajya kwa muganga tukajya kwivuza. Charles ati erega ikibazo cyawe rega wihutisha ibintu byose. Tony ati ndinda bitwara gake se kubera icyo ubundi ntegereze Teta byare, hanyuma namara kubyara ntegereza byare n'undi wa kabiri nyikanuye amaso kubera umugabo utanyumva. Charles ati ariko se si yakubwiye ngo utegereze umwaka umwe ubanze ushire? Wenda nyine Teta namara kubyara aba ari bwo uzamubwira mujye kwa muganga, niyanga tuzagufasha. Tony ati kwihangana kwanjye kwararangiye di. Nyagasani Charles ati none se kumuca inyuma nicyo gisubizo? Tony ati cyane rwose. Charles ati ni njye wabyaye pe, uzi ko ukiri wa wundi neza neza wihakanye nyina. Tony ati wizura ibyapfuye. Ubwo Charles ati wa mukobwa we nutitona ibyo byapfuye uvuga uzabikurikira. Ndabona utarahindutse kandi rwose ingeso ngo ipfa uko nyirawe yapfuye. Gusa nyine icyo nakubwira cyo nuramuka rwose uciye inyuma Vicky uzamenya yuko uzapfa nabi pe. Tony ati ntacyo bitwaye rega, reka nitahire n'ubundi kuganira nawe rwose numva nta kintu bimaze. Tony ahita agenda. Ubwo Charles ati ngomba kuvugana na Vicky byanga bikunda. Nta kindi cyabaye ubwo bwarije. Tugaruka mu rugo kwa Vicky na Tona. Ubwo kandi bwari bwije Tona ataraza. Vicky arimo gutekanaho muri salo yicaye Teta. Teta ati Vicky reka nitahire ndabona umugore wawe rwose yatinze kuza. Vicky ati umugore wanjye se ko yibohoye? Yaribohoye rwose maze ahitamo kungira umugaragu we. Nk'ubu ngubu sinzi ahantu yagiye, gusa ariko nyine ibingibi ngomba kubirangiza pe. Itahire nyine ubwo uraza kumuvugisha kuri telefone. Ubwo bakiraha ako kanya Tona ahita yinjira maze ahita abona Teta nuko ati urakora iki hano Teta? Umugabo wanjye ari hehe? Vicky ahita aza maze ati nari ndimo guteka sheri, nizere ko ibyo uvuyemo kandi ari ingenzi kuruta urugo rwawe. Tona ati byashoboka. Niko Teta gutambwira impamvu wari uri hano? Teta ati no kubasura se kandi ni ikibazo. Tona ati nyine kuki waje ngiye wacunze umugabo wanjye atashye aba ari bwuza? Teta ati ariko akanakumiro koko ibyo nabikora kuko ngo bimarira iki? Ubwo Tona abaza Teta ati ariko ahari ndutwite n'umugabo wawe ntago biguhagije. Teta ati ese ubwo uzarakazwa n'inda yanjye nkwite kugeza ryari kweri wa mugore we? Reka nanitahire ndumva ibyo narinje kuba nakubwira naho nabona mbihera niyo mishiha yawe utahanye. Tona ati mbwira ibyari bikuzanye ubone kugenda.
Teta ati ntabwo bikiri ngombwa, gusa nyine ejo ngiye na marene wanjye tuzajyana kugura imyenda y'umwana, rero nyine nagira ngo nawe uzaze tujyane udufashe guhitamo. Tona atari kuza ubwenge ye, uzi ko bitahababaza, warebye iravuga uti reka ndebe umugore utabyara aba ari we tuzajyana. Nyagasani Vika ati ese ni ndakubwiye yuko utabyara? Tona aramusubiza ati none se narabyaye, ndatwite se? Teta niba washakaga kunsembura ndakwiyamye di, kuba utwite ntabwo bivuze ko ugomba gushotora abandi badatwite. Humura kandi nanjye nzatwita di, nzanabyara umwana mwiza kurusha icyo ngicyo utwite wirirwa ugaburira ibipapayi bidahiye. Nyagasani Teta ati igiki? Uranukira umwana ngo ni ikintu nta soni? Ese ubwaho ntabwo ubona yuko nwite ukagira ngo nta mbaraga mfite? Nakudi ukavugira rimwe, urinda uvuga ayo magambo yose mabi. Hari ubwo ari njye ari kugutera inda ngo nanzi kuba nabikora, cyangwa se wenda ngo ni njye gutuma abantu basama nkaba narabyanze yuko wasama? Ese ubundi ko mbona uba wisajije nta n'umwaka urashira, wirengagije ko n'imyaka 40 bayimara? Uzi ko banapfa batabyaye? Naswa amezi 10 gusa umaze, kuba udatwite ntabwo bisobanuye yuko ugomba kuntuka di, kuko nta ruhare ngiye mbifitemo. Tegereza igihe cyawe kigere, ibyanga nyine uzahomeho. Tona ati nuko nguko mbwiye Teta, ushatse kuvuga ngo mfite umugabo utagize ikintu ashoboye, ngo nyine nanjye nta kintu maze kuko nananiwe gusama? Buretse nzakwereka ko wibeshyesha ngo Riza yarakuzengereje, iri joro agomba kunzukiramo. Unyitege Madamu GAEL we, ubu ngubu ni njye nawe. Nyagasani Teta ati ibyasamye byose siko biryana di. Teta ahita agenda. Ubwo Tona aturanyumvira ngo karanyishongoraho di, buretse uzambona. Iri joro Riza wapfuye arazuka yuze nanjye wa kera, ubundi maze dukora icyo twakagombye gukora. Nyagasani ubwo Tona ahita yicara maze ati nyihera amazi ninywere Viki. Viki byari byamurenze maze azana amazi aramuhereza nuko ati ese umeze neza? Tona ati wankundiye se? Barinda banyishongora atari ukubera wowe. Viki ahita yicara maze ati ese Tona reka tuganire, ubundi urankunda? Tona ati nyumvira noneho, nifite ibibazo byandenze urimo kunzanaho iby'inkundo. Viki ati nese ntabwo turi umugabo n'umugore? Ibibazo byawe si byo byanjye, byakemuka gute se nta rukundo dufite? Tona ati mbere yo kumbaza ibyo ngibyo byose banza umbwire ko ejo tuzajya guhura na muganga. Viki ati ntabwo mbishaka. Tona ati ese ubundi kuki ukomeza kungerageza koko? Ubundi utinya iki? Cyangwa se waba ubizi neza yuko ari wowe ufite ikibazo? Viki ati ndamutse se ngifite hari ikintu byahindura ku mubano wacu? Tona aramubaza ati uwuhe mubano se ubundi? Ahatari abana, nta by'umugore n'umugabo. Viki ati bivuze ngo ndamutse mfite ikibazo wandika? Tona ati cyane rwose. Viki ati ariko se Tona aka kanya birengagije ko twakoze ubukwe uri mu kagare nta n'icyizere cyo gukira ufite? Tona ati sindi werega Viki, ngendi njyewe nawe uri wowe. Niba ufitanye isano na Yesu witangiye abantu, ngiye sindi we rwose, nta nubwo yewe ndi umwe mu ntumwa ze ngo nagerageza kukumva pe. Uri Viki nanjye nkaba Tona, nta n'ahantu duhuriye. Nyagasani disi ubwo Viki yarababaye cyane maze arahaguruka. Agiye kugenda Tona aramufata aramubaza ati ubwo se ugiye umbwiye iki? Tuzajya kureba muganga cyangwa ntabwo tuzajya kumureba? Ubwo Viki ababaye cyane yiruhukije umutima ati umva nkubwire Tona, bifate nk'aho ari njye ufite ikibazo ubundi ukora icyo ushaka. Simfite umwanya wo kujya gutaka umugore udaha agaciro ibyo namukoreye byose. Ngiye kuryama mu cyumba cy'abashyitsi, ubwo niwumva witeguye kunkunda mu bibazo cyangwa mu bisubizo uzambwire twongere turarane nk'umugore n'umugabo. Viki ahita agenda. Nyagasani ubwo Tona ati sha wumve rwose nkwinginga pe, nkwinginga se ngushaka iki? Genderega n'ubundi namaze kubibona ni wowe ufite ikibazo. Ni gute se ubwo nazarinda mpfa nabyaye kubera umugabo nkaho ari we gusa usigaye ku isi? Uwo sinjye, nzapfa urundi rwose ngomba kubyara. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Byageze kundi munsi maze nyuma ya saa sita tugaruka kuri Tona yicaye ahantu muri hoteli wenyine, bisa nkaho rwose ari umuntu yari ategereje. Tona arimo kuvuga ati Teta ngiye kugukorera ikintu kiraza kukubabaza, ndizera ko uwo natumye yakugejejeho ubutumwa neza, rero unyitege rwose kuko uyu munsi ni njye nawe. Ibyo uraza kubonesha amaso yawe n'ibitarusenya biraza gutuma uhahamuka maze uwo mwana agupfire mu nda.
ibi ngibi byose kandi niwe wabitangije, unyishongoraho unashyigikira umugabo wanjye ngo ntazajye kwivuza. Rero hagarara hamwe tubonane, utazayibonesha amaso yazabyumva no mu nkuru. Uyu munsi ndereka injiji ingaruka zo gukina nanjye. Ubwo hashize umwanya ategereje, GAEL ubwo araje aricara maze ati Tona, ni amahoro ko mbona ibi ngibi bidasanzwe? Tona ati amahoro nayo rwose GAEL, nta mahoro ahari. GAEL ati nese zino nzoga zose ziteretse hano ni we gusa ugiye kuzinywa? Tona ati wapuramfasha nyine tuzinywe tunaganira. Ubwo GAEL ati nese Tona, TETA ko atabikunda kubona nashye nanyweye cyane, kandi kubera nyine namenyereye n'inzoga, iyo nyweye amacupa rwose arenze 2 ngiye mpita nsinda cyane. Tona ati nanjye Viki ntago abikunda nyine kumbona nasinze, ariko turanywa gake gake nyine ntugire ikibazo ntago dusinda. GAEL atoke nta kibazo. Bahise batangira kunywa inzoga, nuko maze GAEL ati nese ubundi ushaka kumbwira iki Tona? Tona ati nyine ejo nashwanye na TETA kubera amagambo yambwiye nyine, gusa nabitekerejeho nyine numva ni njyewe uri mu makosa kuko ni njyewe wamushotoye nyine, rero nshaka yuko twunga. GAEL ati kumbe se ejo nimugoroba yaravuye iwawe? Tona ati yego. GAEL ati nyine TETA yatashye yarakaye cyane, ariko urabizi ntabwo nyine ajya abika inzika, n'ubu ngubu uramutse umuvugije rwose yakuvugisha neza. Tona ati erega namubwiye amagambo mabi cyane, ibaze ko namubwiye ngo Riza agiye kunzukiramo nkore nk'ibyo yakoze. GAEL ati ariko nawe rwose aho ngo wararengereye pe, none se ubwo koko warikiniraga cyangwa wari ukomeje? Tona ati umvara, narikiniraga nyine, none se urumva nakora nk'ibyo Riza yakoze? GAEL ati rega nyine hari igihe mbona nawe ukiri wa wundi, sinya nizere yuko wahindutse rwose bitewe n'ukuntu witwara, hari igihe mbona umunsi umwe twese uzatumara. Tona ati ntibikabe, erega agahinda niko kanira gutuma mvuga amagambo rwose atari meza GAEL. GAEL ati ariko se agahinda ufite nakaye koko? Abandi baraburara, abandi ntibafite n'ibyo bambara, ariko wowe urarya ukaryama uba no mu nzu nziza, warangiza rwose ukambara neza, nuko ukaza utubwira ibintu by'agahinda. Tona ati GAEL ni ukuri birambabaza cyane kubona TETA twite inda y'imvutsi, njye nta n'iy'icyumweru mfite. GAEL ati Imana erega niyo igena byose. Ubu se Tona, nuvuga kuko abamaze imyaka 20 na 30 batabyara bazavuga iki kweri? Kandi erega buriya buri kintu cyose nyine kiba kubera impamvu. Tona ati ibyo nyine ndabyumva, ariko simba numva ukuntu nyine Viki adashaka yuko tujya kwivuza ngo batubwire naho ikibazo cyaba kiri. GAEL ati nyine Viki yizera Imana kuruta nyine uko yizera abaganga, kandi niko nawe wakabaye rwose ubigenza. Wishishikazwa nyine no kumva ibyo abaganga bakubwira, ahubwo wowe shishikazwa no gutegereza nyine igihe cya nyacyo Imana rwose yateganije. Tona ati mba numva rwose kwihangana byaranze pe, ni nabyo bituma rwose nitwara nabi. Uzi ko naraye nshwanye na Viki akajya kurara mu cyumba cy'abashyitsi, nanjye nkirarana mu cyacu. GAEL ati nese ko numva ibyanyu byafashe indi ntera. Tona ati shanu kuri birakomeye pe, ariko noneho ndagerageza rwose guca bugufi mwumve, nemere tuganire tunafata umwanzuro. Bakomeje kuganira ari nako kandi barimo baranywa, muri kwa gukinisha kunywa ugasinda. GAEL yatangiye gusinda ari nako kandi tunakomeza kumubwira ibintu byinshi cyane amujijisha kugira ngo adatahana uko GAEL arasinda kurushaho. Ubwo GAEL abwira Tona ati Tona, ndumva ameze nabi cyane rwose, reka nahe ngiye gutaha mite ndyama kuko umugore wanjye aramutse ambonye meze gutya rwose yanuka. Tona aramubaza ati nese urataha gute? GAEL ati umushoferi wanjye arahari yantegereje. Tona ati ntago wataha umeze gutyo GAEL, TETA ntago murakiranuka rwose urabizi arabyanga, ndetse kandi uraza no kumubangamira cyane kubera yuko atwite. Ubwo GAEL wari wasinze ati nese ninataha ndajya hehe? Tona ati nyine shaka kandi hantu urara, urabona ko turi hano muri hoteli, ushaka wafatamo icyumba kimwe maze ukararamo bugacya witahira rwose umeze neza. GAEL ati wapi ntago narara hano umugore wanjye atari, kandi rega nawe ntago yasinzira atambona hafi ye. Tona ati nese uhisemo kujya kumubangamira, ariko ubwo wabuze ukuntu umubyeyi utwite azirana n'umuntu wanyweye inzoga, ibaze noneho abakozi ukoresha muramutse muhuriye nko mu nzira wasinze. GAEL ati nese nkuri iki kuko Tona? Tona ati nyine andikira TETA umubwire yuko wagize akazi kenshi utari bubashe gutaha, cyangwa se umubwire yuko hari inama nyine wagiyemo. GAEL ati mubeshye se? Ubwo Tona ati nese ushaka kumubwira yuko wasinze? GAEL ati ngakira telefone yanjye maze ubimwandikire, kandi nyine umubwire nahangayike cyane nzataha ejo,
umubwire yuko ndi amahoro. Ahita amwereza telefone maze tunatangira kwandika message ahita yohereza. Nuko aramubwira ati byarangiye, ngareka ngufashe nyine ngugeze mu cyumba cya hoteli ngiye mite nitahira. Ubwo nta kindi cyabaye Tona ahita agenda maze aramufasha bagera mu cyumba cya hoteli barinjira. Nuko maze ubwo Gael ahita yiryamira aho ngaho ku buriri. Aramubwira ati Tona urakoze ngaho igendere. Tona ati waguma hano se hari ikibazo? Nyagasani. Gael wari wasinze cyane ati oya genda nta kibazo. Ubwo Tona toke nturyamire rero kandi nyine wibuke yuko ejo ugomba kutwunga ngiye nawe. Gael ati ngagenda nabyumvise. Ubwo nta kindi Tona yakoze, yarasohotse maze yashize akanya arongera arinjira, aza gake bwombo agendesha amano. Nuko Tona ubwo yegera Gael, arebye abona umugabo yasinziriye. Nuko Tona ahita atangira kwivugisha ati umugabo w'inzirakarengane rwose, mbabajwe n'umugore wawe ugiye guhamuka n'inda y'imvutsi afite. Ubwo nta kindi Tona yakoze, aragenda maze agakuramo imyenda ye yose akenyera swime, ubundi akuramo na Gael imyenda ye. Nuko arivugisha ati aha ibi ngibi biragaragara neza, reka noneho tuze gutegereza ibikurikira. Ubwo haciyeho umwanya, hari umuntu wakomanze ku muryango. Nuko Tona ataha reka nizere ko ari wa mubyeyi utwite. Ubwo nta kindi Tona yakoze, ahita aryamira iruhande rwa Gael maze aramwipfumbatishwa arisinziriza. Ubwo wari uri ku muryango yakomeje gukomanga, kumva wakomangaga nta wundi yari TETA. Hashize akanya nawe uri kumukingurira, ahita asunika umuryango maze abona ntago hari hakinze. TETA arinjira maze ahita abona Gael na Tona baryamye. Akibakubita amaso ahita yikanga akora kuri Gael aramuhamagara ati Gael. Ubwo Gael yahise akanguka, maze ubwo Gael abona TETA ahagaze aho Tona yari aryamye. Nawe akibikubita amaso arikanga. TETA utari urimo kumvisha ibyo ari kubonesha amaso ye byaramurenze disi. Ubwo umugore wari unatwita ahita yikubita hasi. Arangije ahita Nyagasani, uratekereza ibya TETA se kandi birangiye gute? Ese mu by'ukuri uramutse utanga ibihano, Tona wamuha ikihe gihano? Utaza gucikwa na episode ya nyuma ya 21. Ni episode kandi ubwo nakwita nka hari inyongezo kuko niyo finali ya nyuma, aho tugomba kumenya uko ino nkuru igomba kurangira burundu. Reka twese duhane ibitekerezo muri comment mumbwire ukuntu muri kubyumva. Nge nk'ibisanzwe kuri mikoro nitwa Alpha Sam. Reka dusubire muri episode ya nyuma finali tumenya ibyakurikiyeho. My name is Alpha Sam and make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you. Ngokukunda nukundwe